kiri kunyerera. Reba nkanga. Kora huru umva kiri kunyerera. Oroshaka mbwira bwe. Dore ko si kwahonde. Cyakura kasanga. Yego giti yewe noneho ntiwareba babahungu batuzaga umutekano bari kutwibira ibintu mu mudugudu wacu nabonye bihangiye umurimo da mbonye muvuguza ari kubagara ibigori hariya muri wa murima w'amamatini yewe bose bari bameze gutya igihugu catengama Rwanda rwacu rwaba nka paradizo ntiwareba rwose akazi ari kugakora abikunze ndetse umurebye ewe wasanga afite ejo heza hazaza koko buriya nanjye mba nakoranye ingufu n'umurava kugira ngo ndebe ko uyu mudugudu wacu watera imbere mbese uteye imbere nanjye bakanyongeza iranka nkaba nka gitifu w'akagari nanjye nkaba gitifu w'umurenge kuko byose birashoboka niza amashuri rwose nibyo sawa murakoze. Komera cyane mama ati ndugu mwiriwe neza meze mute turaho mwebwe se mumeze mute ko ntoka kugera iwanyu ndebe nimba byibuza mwaratanze amafaranga y'umutekano mwaratanze amafaranga y'ejo heza ndetse nimba mwarishyuye na mituweli ko naherutse turi mu nama mbashishikariza kubyishura byose mwarabitanze ndugu urabizi ntabwo twareka gutanga umutekano kandi n'ejo heza twarayitanze tuba mu ba mbere pe ibyo ni ibintu rero bifasha umunyarwanda wese kugira ngo ateze igihugu imbere niyo mpamvu amafaranga y'umutekano kugira dusigasire umutekano wacu umuntu yuko abajura badoka kutwiba kuhera umutekano mugomba gushyigikira igihugu mukishura mituweli mugatanga ejo heza none se ko nk'ubu duhuye hano urukuva he nanjye nari ngiye kureba ibigori ko babibagaye ngiye gutegura ibyo kurya by'umugabo rero umunsi mwiza mbagejejeyo nagarutse none se umumame turabikora gute sana kasana mbigamira ntabwo wayinyaka ariko kukundaga iby'ubusukeye umvigira hino kukundaga iby'ubusukeye gira hino nkubwire umura bati sana tumbire ese uzi impamvu ndi kukugarura njya hino iki nkubwire rugorera turungana uko ubundi nawe ruzanye iyi telefone ntabwo wayinyaka ahure n'amata ukundaga iby'ubusukeye wakuje wakunda iby'ubusukeye njya ndafata he umva nkubwire zaniyo telefone nkwereke nje nyibike uyibike se niba yikwiba cyo cyahuriye cy'imvura kibonye kiragiraga kirafurikakaga kirafurikankaga se rukora kitagize kiri kunyerera reba nkanga kora huru umva kiri kunyerera oroshaka mbwira bwe dore ko si kwahonde cyakura kasanga umva nkubwire ibintu ngiye gukora huru kanze iki ngiye kugikuraho njya kukigurisha ngo ibiro bibiri kugura ikamera uheruka kurya mwese nyine tugize imana bararutuzanira telefone ndayisiga ngiye kugurisha natwe twakenera guhamagara umva nyine natwe twakenera guhamagara Samuel wanyumva se kwajya uruntu nuko ufite ibijisho binini reba ukuntu bigiye kugenda tugiye gukuramo iyi mikoro yo hejuru bakuremo tutujisho tubiri urukurera bakureho igicugi n'ututubuto bakandaga bame igihumbi nibarangiza kayirakomeza ikore nibishake n'abatiri bayikuremo irakomeza yapi kukibikaga umuriro
reka tumanza tubabaza urabaza ndese abayiduhaye tokera mu nzu ukabwira bakurikireho nyine urumva wagira bararundoze mwabantu garuka hano nkwereke garuka hano sinzi n'ibintu byabo bibagiwe fata abajanire uyu mugabo mana nakaje gushikira bajanire izi ni gitansi hayi abona amafaranga ndetse ntari amafaranga aho ukomeza ari dore naraboroza nibyo basoreraga iranaboroza sinzi uruntu rujemo menzi biba bitangiragaho imisoro bariya kuva bari abacuruzi ibi byo ni ibiki Brexit turimo abantu izi birani ave harimo ibintu sha ndabika ibyo akako nzagafurika ahantu nzakajya oya mahame koko waje uragira wava aha ngaho nyine udashaka kumva ibyo mahame nawe azibuze umugisha bagenza ubusida birukaho iyo nzu turayibamo turi gushwana gutya twashwanaga mwaka gatoya aho kose turashwana gusa ko ndi kubona urarundira mu cyumba kimwe nkwiciremo ahubwo ahari ngaho iri ni hohoterwa cyo fatwa ushaka ikibambaro uzana n'icani imana mwubu ndabirukaho oya umva se reba hano turi ikibambaro uzana n'icani ndava kugurisha biriya bintu nawe umaze gushusha amazi dute tujabanga oya inda yawe wa mugabo we inda yawe sivuga nkubaze ejo nazanye hano ibiguri by'amateke utari upfuye none si niba nari mpfuye niba imana iduhaye reka umugisha tugwitwaremo neza ukankubaza reka umugisha tugwitwaremo neza fata ibyenda byose ushira mu base tuje no kucundagurira hariya mu mugezi naho ibitari ibyo njyewe urongera kurarukira uranukira nibyo byenda bimeze uko nguko kanje cyo kubabwira kuvuza kudushisha ugiye manzu uzandisha kibambara wakoze mukomere cyane mbabuje mukomere cyane kumeze ute meze neza dore ibintu bigeze kure guhinga ko mbirangije mabuje ubu ngubu ushaka wabumayeho na avance oya nta bya avance do ngeze hagati do aha uru rubara rwose munyatari njuru ururangije aka kanya hasigaye bikeye ushaka ubumaye nka 5 ubu ewana nyine nuharangiza ni mgozo kuzanwa amafaranga aha yego na tarangiza ra ariko ejo ndarara marangije ariko nimugoroba nazo kabumaye nibyo 5 oya ntaza abo ngitanga avance mabuje ko nshonga iki kibara kimereye nabi mabuje watanze mituweli ubundi mituweli ngomba kujya gutanga na mituweli uya narayi ubu mudugudu ukuntu twaziranaga dore ubu ngubu mwaguno mudugudu ninje bavuga ati muvuguzi nuwa mbere wowe insigara ubagara nurangiza ndanaza mbere ko nguwa amafaranga ndamanze ndebe ko wakoze warangiza none se mpamvu nta kuntu nakugeraho nimugoroba wenda ukama nibyo bibiri nkaca kurya meze nabi bibiri byo ndabiguha na cyako mabuje ndagukunda imirimo zawe zose njaje ndazikora gerageza nyine ukore warangiza mabuje no wa mbere ndagaza ariko mani magaba mabuje beza cha mana koko ngiye kuharangiza hano we aha ntabariyo kumira cyane ndaho muduku umeze mute mwese turaho narinje kukureba rero bari kumpamagara abashaka amaraporo y'abantu badafite uturima tw'igikoni y'abantu badafite ubwiherero y'abantu bafite isuku idahagije mu mudugudu y'abana bafite imirire mibi ndetse n'abantu bakuze ndetse n'abantu b'abarwaye amavunja muri mudugudu wa Condo
kandi ibyo nta wundi wabimfashamo atari umunyabuzima kugira ngo tubone uko dutanga raporo. None bimeze gute? Nanjye ku murenge bari bampamagaye umukuru wacu w'umunyabuzima yari yambwiye ibyo bintu yabinsabye bizageza kuwa mbere raporo nayiguhaye kuko nibyo nabyukiyemo nturi kubera ko nabyambariye n'imvura yari yaguye ariko sinigeze ndyama. Ubwo rero nagiye ngenda ndeba abaturage ko bafite uturima tw'igikoni, ubwiherero ko bumeze neza busakaye. Aho nagiye ngera nagiye nsanga bafite ubwiherero ariko butameze neza. Hari naho nagiye ngera ngasanga bafite uturima tw'igikoni ariko tutameze neza nk'uko leta yagiye ibidushishikariza. Hari naho nagiye ngera nkasanga abana baracyari mu mirire mibi, baracyari hasi cyane. Noneho hari na raporo yantumye yo gukurikirana abagore batwite. Ibyo byose yari yabintumye nabikoze. Ari ibindi yambwiye bari bansabye raporo, bari bansabye niba mu mudugudu wacu harimo abana barwaye amavunja, abo ntabo nabonye. Nuko ubwo rero ubu nanjye nari ndimo kugenda ngiye kwa Nyirakebesha, uzi ko igihe aherukira mu bitaro ntabwo twigeze tumusura. Ahubwo nashaka ngo ndebe uko ameze, dupange n'ukuntu nk'ubuyobozi bw'umudugudu n'ubundi twamusura tukareba n'ukuntu twamufasha. Uzi ko Samuel yagiye ku ishuri. Wikwirusha rero kankubwire ibyo ngibyo uvuyemo kugenzura by'ubwiherero, abatuje ubwiherero neza, abo ngabo tuzabaha ibiti leta. Ikindi abafite imirire mibi nabo hari uburyo bambwe ko tugomba kujya twandika raporo bakabahashisha kibondo no bakamera neza nk'abandi batura. Bari babimbwiye. Noneho Nyirakebesha rero nta makuru wamenye rero. Ya ntayo namenye. Umuhungu yagiye kwiga iyo hanze, ageze iyo hanze ariga ariko abona n'akazi. Ngiye kumbwira ko ubuzima bwahindutse. Ubu yarorohewe bimwe byo koroherwa. Ngo iki? Ubu yarorohewe, mfite amakuru yuko ashobora kuba agiye no kumwimura, ahubwo nubwo tuzajya kumusura dushobora no kujya tugasanga yarimutse. Oya mudugudu tujyayo vuba kuko ntago byaba bigaragara neza mu mudugudu wacu. Nugushaka akanya tukajya vuba, ahubwo nari ngiye kumureba. Ubwo ndabihinduye, dutegure gahunda tuzajyayo vuba. Okay, ubwo uri buze kubipanga, ushake n'abandi babyeyi bazaduherekeza. Tuzajyaneyo ubundi tujye kumusura, tumujyanira ibirayi, tumujyanira agacedo kakarya kuri nohe nabwo bitamworoheye, tumujanira ifu y'igikoma ndetse n'imboga kugira ngo agire imibereho myiza. Ababyeyi bo mu mudugudu wacu urabazi, bagira ubwitange. Ubizi se? Abo nzabakoraho ndabizeye. Uzareba ukuntu Mahama azishima, abantu bakunda kwishimira twagize inama mu mudugudu arabyina ukabyina. Simuzi se? Mahame ndabizi, nitugerayo azarara bigejeje ku muhungu. None hazataraka umva amaguru azaba ari kuyakoza ku mutwe. Reka nkureke. Utyo komera. Mugabo. Bravo. Uraho se? Birakomeye. Fresh biragenda. Mbona umukire. Mbonye umpamagaye. Uko mbonye umukire. Mbonye umukire. None ikibazo ufite ni ikihe? Azi nto wareba. Simbona se hari abantu bakwandikiye. Ubona ari abantu bakwandikiye nyine igitabo. Mvuga ibintu nshaka kukubwira. Nyereka turebe nyine nyereka. Mbwira. Kugira ngo tuvugane. Nshaka kukugurisha bimwe muri iyi ntuzi. Muri iyi telefone yawe. Nshaka kugira ngo ngurire uramo neza buretse. Akanze no gura umukire. Uyu mugabo urabite byawe. Ukagura iki? Akangaka. Bo noneho ukongera ukagura akiri kibagamo no hejuru. Akangaka ndi kubona mo cy'imikoro. Ukongera ukagura iri jisho. Iryo hejuru. Ndakumva. Niririnde. Yego. Ibintu bireke. Kuko nibivuyemo iravuga.
ni ukuvuga ngo ubundi irakora buriya ibi bintu uri kumbwira ntabwo bishoboka ko bagura iki kintu cyonyine. iyo yavuye hanze ni ukuvuga ngo nyine umva nyine nkubwire ni ukuvuga ngo iyi telefone byaba byiza tuyiguze yose uko yakabaye kuko kugura iki ngiki cyonyine ntabwo bishoboka, biba bisaba ko tuyigura yose uko yakabaye nyine irimo gutya yose. ahubwo mbwira nguko imeze, niba ufite ikibazo mbwira ngo amafaranga angahe ushaka amangahe. isi birahindutse none ntabwo ukiguze ntabwo ibi kubigura piyese ntabwo bikunda, ahubwo biba bisaba ko uyigura yose. mbwira rero yose tuvugane nkwishyura, hari ikibazo amafaranga yo ndayafite kajana yose nkayijyana uko yakabaye. naba nguhaye nka 15 nayo ngayo ndanabona ishaje. urabona hano usa n'uwayikubise hako. umva nkubwire banza uri umunyamwanda rero urabona ukuntu hano mwayambiye kibikira ntibitana no kuvugana n'ibitana no kuvugana umunyamwanda ndayafite suri kuyabona amafaranga ndayagendana njyewe ngiye kuguha 10,000 beretse tuvugana kanze tuvugana wingenera urama 10,000 oya ni 10,000 kubera urabona hano 10,500 umva nyine 10,500 reba hano warayanduje ntago nayiguha hano warayanduje oya ni batagenda urabona ko wamaze dore guriki wagira ngo ntabwo mujya muri ico nakubwiye ko ibi ngibi kubigura ariko biri detail nibura igura yose mpibyo 10,500 mpibyo 10,500 babarira mpibyo 10,500 ntacyo fata ibi 10,000 kangongerereho n'agahumbi ko kunywa ariko ima telefone yanjye noneho ubwo ntubikira 10,500 bibaye 11 aga 500 garenzeho ndagaho ayo ngayo yanywe nta kibazo ndashahura umuntu sawa sawa kagenda cyo muri ibibazo byawe ariko mbwira oya kaho jana genda sawa urakoze nta kibazo ubwo nanjye ndayitwara ariko sira umva ye muga yes anda hano tuvugana